Amakuru muri gukurikira kuri TV10 mu karere ka Rubavu nyuma yuko hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyamyumba bagaragaweho amavunja ariko bakavuga ko bayaterwa ngo n'amarogano. Ari ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bwamaze gusaba ibisobanuro ku muyobozi w'umurenge wa Nyamyumba kandi bumubaza impamvu iki kibazo kigihari mu gihe hari ingamba zari zafashwe. Reka tuyibaze Emmanuel Ndahayo. Mu minsi ishize nibwo Radio TV10 yagejeje ku bakunzi bayo inkuru y'abaturage bo mu mudugudu wa Pfunda akagari ka Kinigi mu murenge wa Nyamyumba bahamya ko barogwa kurwara amavunja kubera uburyo ngo akunda kubazaza. Barayarogaga ndaga rumwe ndagari babiri, hari igihe uba wibereye ukazamuka wajya kubona ukabona ugwaye amavunja garaje garatondetse no ku bitsi no ku bana bose, ukibaza si ibintu bibaho cyangwa ugahandura bikanga naha kungokora bikaza. Icyo nicyo cya mbere, no kukibuno gakaza waba ufite wo kukwitaka gahandura yama kuganda akagusigariraho umuti. Hari amamesa n'umuti gw'ibirayi kunze kubicanga bagasiga ubundi umuntu agakira. Cyokora nyuma y'iyi nkuru mu kiganiro n'itangazamakuru ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwavuze ko bwasabye ibisobanuro mu nyandiko umuyobozi w'uyu murenge wa Nyamyumba kubera iki kibazo, kandi ngo bafite aho bahurira n'iki kibazo cy'amavunja bose bagiye kujya babibazwa nk'uko umuyobozi w'aka karere bwana Murindwa Prosper abisobanura. Za nzego abajyanama b'ubuzima centre de santé iri muri ako gace igomba kubibazwa kuko centre de santé ifite umukozi uhembwa na leta buri kwezi ushinzwe ibikorwa byo mu baturage, ushinzwe ubukangurambaga, ushinzwe isuku, ushinzwe ibyo byose. Ibyo ngibyo ntabwo tuzongera kubona umuntu urwaye amavunja ngo dukomeze urugendo. Tuzasubira inyuma turebe ninde muntu utarakoze icyo yagombaga gukora. Hanyuma n'abaturage bacu tubahoremo, tubigishe, dukangure, ariko tunashyire imbere gahunda y'umuyobozi mwisi. Ni gahunda ituma buri muturage amenyekana mu byo afite byose, mu bibazo afite byose bikamenyekana, kubera ko umuyobozi umwegereye yamugezeho. Twakoze checklist aho uwo muyobozi twatumye nk'imboni mu isibo areba urugo ku rundi, akamenya abana barimo, abageze igihe cyo kwiga bariga, abana barimo bashobora kugira ikibazo cy'imirire n'ibindi bandi, ni ibihe bibazo birimo, kuko ibibazo byose twasanze mu isibo byakemurirwamo, ariko ibyo ntibivanaho guhana abantu baduhagararira nabi hariya mu ifaza. Ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba bwana Nkurunziza Faustin mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru wavuga ko nta ruhare yishinja kuri iki kibazo kuko ubuyobozi bw'uyu murenge ngo bwakoze ibishoboka byose. Ati ntacyo twishinja kuko ibishoboka byose byarakozwe, kandi abagaragayeho amavunja muri kariya kagari ka Kinigi mu murenge wa Nyamyumba bose twasanze barahanduwe kandi barakize, uretse abantu babiri, umukobwa na nyina batakize kugeza ubu, nabo twasanze barahanduwe, ariko kuko bafite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo baba hamwe, bahora bagenda mu masoko n'ahandi bashobora gusaba, ku buryo babonetse nyuma y'igihe bataba mu murenge. Aho twababoneye twabagezeho hamwe n'abashinzwe ubuzima mu karere ndetse n'abaganga bo ku bitaro bya Gisenyi, barahandurwa bahabwa imiti. Nk'ubuyobozi bw'umurenge twafashe icyemezo cyo kwakodeshereza inzu ngo bareke kuzerera, tubone uko tubakurikiranira hafi ahantu hazwi, bitabweho bakire, nyuma yo guhandurwa n'abajyanama b'ubuzima ku ngufu bigoranye, ariko banze kuyijyamo. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Nyamyumba bukomeza bugaragaza ko abaturage babiri buvuga ko aribo bakirwaye amavunja ngo buri gushaka uko bafatwa bakajyanwa ku bashinzwe abarwayi bo mu mutwe kugira ngo bakurikiranirwe hafi n'ubuyobozi ku bufatanye n'abajyanama b'ubuzima. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rubavu.